ibihe byiza wowe wakanze subscribe kuri PD Media, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Muri iyi video ngiye kukwereka zimwe muri tips z'ingenzi zo kuri phone yawe ya Android, tips ugomba kumenya uburyo ki ugomba gukoresha telefone yawe neza ikabasha kuba yabika umuriro, uburyo ki ugomba gukoresha telefone yawe neza ikabasha kuba yarya megabyte gakeya, uburyo ugomba gusetinga telefone yawe ikabasha kuba yakora yihuta, uburyo ugomba gusetinga telefone yawe ukazana ama back button cyangwa se ukayahiding ukagikoresha back yo mu mpande, n'izindi tips nyinshi uba ugomba kumenya kuri phone yawe ya Android. Nimba ukoresha Android rero ino video y'uyu munsi wowe nayiteguriye, wicare urebe ko hari icyo wakuramo cyakugirira umumaro. Mbere ko dutangira, like ino video, kana subscribe nimba utarayikanda, umbwire ikindi kintu nakwigisha muri comment nze tukirebe muri video ikurikiraho. Akambere tugiye guheraho na ka rotate. Urabona phone yawe umanuye ukamanura hano hejuru, urabona hano hasi bita auto rotate. Iyo ukozeho bakubwira gufungura phone yawe rotate kugira ngo izajye yitambika. Urabona phone yacu bahise bayitambika. Aka ngaka rero si ngombwa kugashyiraho. Urabona hano hasi aka kantu kajeho ka rotate, phone yawe iyo uyitambitse ukayirotatinga kahita kizanaho, karigo ushobora kugakoraho kandi hano biri turn off. No kuvuga ngo rero kugira ngo bizajye bikudisturbinga phone yawe yitambika, wazajya ukoresha ko gutambika phone karakaza mu nguni akaba ariko ukoraho. Ikindi cya kabiri tukiri kuri izi settings hano hejuru, advanced setting, urabona kano kantu kanditse ngo battery saver, kariyuza ukagataninga on. Urabona hari hejuru battery ise y'umuhondo, battery yanjye iri muri 52%. Iyo ngafunguye rero, nimba battery phone yanjye ari buze kuzima nyuma y'isaha, iyo ngafunguye hari ibintu muri telefone yanjye bahita bafunga bakabihagarika, ni byongera kwiraninga. Nkuko mba ndi gukoresha telefone hari ibindi bintu biba biri kwiraninga muri background nazi byari byo, ibyo nibyo bahita bahagarika, rero umuriro ukabasha kuba genda ushiramo gake. Nimba phone yawe yazimiraga kuri 15 cyangwa 20, kandi wagafunguye izimira kuri 0. Noneho hano hirya hari ako bita data save mode, nako iyo uje ukagafungura kwa kundi wakoreshaga megabyte ukabona bahise bazitwara ako kanya. Iyo wafunguye kano ka data save mode karagenda kagafunga bya bintu byidownloadinga muri background muri phone yawe. No urugero nimba iri kwiupdatinga, kwa kundi iya updating system, iyo wafunguye kara ka data save mode, ibyo byo kwiupdatinga nago byupdatinga, na za application zita ziyupdatinga nago ziyupdatinga. Ari ukuntu bora bisetinze muri setting ko ngo nuzajya ubona connection kuri phone yawe igita system yiyupdatinga, data zero ziyupdatinga n'ibindi byinshi byupdatinga. Kuri byupdatinga rero nibwo megabyte zawe zitazishira. Iyo ufunguye rero kare ka data save mode, ibyo bintu ntabwo byupdatinga, hagenda za data z'ibyo uri gukora kuri phone ako kanya. Reka noneho turebe setting ibasha gukontorora phone yacu. N'urugero nshaka nko gukozaho urutoki inshuro ebyiri phone yazimye, kwa kundi ukoza urutoki inshuro ebyiri muri tableau ikahita yaka, cyangwa se kwa kundi ushakinga phone yawe ikahita yaka, cyangwa se kwa kundi ukuraho zino buto za back button n'ibindi byinshi. Uraza ukajya hano muri settings za telefone yawe, ukajya kuri system, warangiza ukahita ujya hano akabiri hitwa gestures. Noneho uhera ku kambere. Aka kambere rero ikintu kagufasha nako gusynchronize sensitivity. Urabona ushobora gutapinga mu mpande phone yawe bakaba bayicana cyangwa se bakaguha ahandi ho gushyiramo ijwi ryawe ukagira ikintu searchinga kuri Google utabanje kujya kuri application n'ibindi. Iyo uje ukagafungura rero hano synchronize for assistant, iyo ugiye kuri phone yawe hano ku mpande ugakozaho urutoki, bahita baguhereza hahandi ho gusearchinga muri Google byihuse. Urabona ko zino ari settings zibanze ugomba kubuzi kuri phone yawe ya Android. Gusa iz'ingenzi cyane ntabwo turazigeraho, turazireba ku mwanya wa nyuma. Noneho kano ko munsi kabita swipe up fingerprint, ni kwa kundi ukozaho Android yawe nimba ifite fingerprint, kwa kundi ukozaho
kuri fingerprint yawe ukabasha kuba wasoma notification zaje hejuru. Urabona nagataninze on, ndimo ndakozaho nkahita mbona notification ziri hejuru. Ni ngombwa kwa kundi scrolling muri phone yawe umanura ushaka kureba na notification ziri hejuru, ariko hano ndi kubikoresha fingerprint inyuma nkoreye inyuma. Akandi ga setting rero ni ngombwa kundi ushaka gusettinga muri zino buto zo ku mpande inyuma, iyo washyiraho kamera noneho warangiza ukazajya ikanda inshuro ebyiri, kamera ikahita yifungura bitagusabye gukuramo urufunguzo muri phone cyangwa se ngo ujye mu bindi byo gushaka application ya kamera. Iyo uje ukagafungura kariya, urabona phone nari nyijimije, nkanze inshuro ebyiri ihita inzana kuri kamera. Iyo setting urumva ko yagufasha ku bantu mukunda gufata video z'ibintu byabaye. N'urugero ugeze nk'ahantu ukabona akantu gatunguranye, kwa kundi phone yawe igukwamana ikajya mu bintu byinshi, kuba wagera kuri application yo gukamera ukabona birakugoye. Uzeha ufungure kano kantu kazaye kagufasha kuba wakanda kuri iriya buto yo kuzimya hejuru, ugakanda inshuro ebyiri ikahita yifungura kamera, ugatangira gukamera ibyo bintu. Urabona rero hano muri setting ya gesture, urabona ko harimo setting nyinshi kandi z'umumaro zagufasha. Ino bayita fill camera for selfie. To switch in and out self mode in the Google camera, double twice when you are in the app. Mu gihe uri kuri iyo app ukoraho inshuro ebyiri, kamera ikaza kuri selfie. Wakongera wakora inshuro ebyiri ikahita yihindura ikajya inyuma. Kano kanya wagafunguwe ariko mu gihe gafunze ntabwo wakora hizo double tap ngo ube wa switchinga kamera. Tuze kuri aka setting nako bita double tap to check the phone. Kwa kundi phone ibizimije none warangiza ugakoraho inshuro ebyiri ikahita yaka. Kuri ba bantu rero mukunda gukanda ino buto yo kwatsa kugira ngo murebe isaha iri kuri telefone, buryo buri kwicira buto yawe, kandi iriya buto ipfuye birakugora. Nko mu gihe ushaka guformata phone ukoresheje ziriya buto cyangwa ushaka kuyatsa kandi yarapfuye, byaba byiza rero ukoresheje kano ka double tap ukagafungura, phone yazajya izima ugakora kuri screen inshuro ebyiri, phone ikaka, ukaba wareba urufunguzo, ukaba wakuramo urufunguzo cyangwa wareba isaha. Urabona ko tuno dusetting rero no dusetting tw'ingenzi ukwiriye kuba wamenya kuri phone yawe, no dusetting tw'ingirakamaro mbashije kuba naguhuguraho kugira ngo nawe ugende uducheckinge kuri Android yawe, noneho uzambwire nimba byakunze. Gusa zino setting muri Android yawe nimba utazibonamo, umenye ko ukwiriye kugura indi phone, uhita umenya ko phone ifite iciriritse kabisa. Noneho hari ukuntu gukozaho urutoki muri phone yawe ucekinga isaha n'ibindi ushobora kuba bikugoye, aho yuze ugafungura kano, noneho hano ushekinga ujyana left, phone yawe ikahita yaka ukareba isaha. Harika kangaka gakunze kudisturbing abantu cyane, ugasanga phone uyifite mu mufuka, kwa kundi ugenda yizongoza ikahita yiyatsa, akagenda hiyandikamo ibintu byinshi. Akangaka nakugira inama yo kutirirwa ugafungura kuko kadisturbing abantu cyane. Akandi ga setting k'ingenzi rero ugomba kumenya nakangaka bita place and hold power button. Iyo wagafunguye ushobora gukanda kuri iriya buto yo kuzimya hejuru, ugakanda ukagumishaho, hakahita haza ka microphone. Kari ka microphone uba wemerewe kuba wavuga ugasearchinga ikintu ushaka kuri Google. Si kuri Google gusa, no muri telefone yawe naho bagusearchingiramo nimba ari nka nimero ushaka guhamagara cyangwa se ari ikindi kintu ushaka muri telefone yawe kirimo, babanza kugusearchingira muri telefone yawe cyangwa se kuri Google bitewe na komande utanze mu ijwi ryawe. Urabona ko rero hano kuri gesture hariho settings ingenzi utajya wibandaho, utajya ukunda kureba, kandi izi ngizi nazo ari ingirakamaro kuri telefone yawe. Uyu munsi turebye akantu kamwe muri setting ko kuri gesture konyine, wumve ko tutigeze tugera no muri zindi setting, naka kamwe konyine twarebye. Noneho akangaka nakabigishije ejo, ndumva narabibasobanuriye neza. Kwa kundi ugura telefone ifite buno back button bwo hasi, ako kujya kuri home, ako gusubira inyuma, cyangwa se ako kureba ibintu wakoze, ama application wagiye ufungura n'ibiki. Iyo phone yawe wayiguze bimeze gutya rero, urabona nk'ubu ngubu tugiye nk'ahangaha duhamagarira gusubira inyuma, ukanda kuri karako hasi ikaba yasubira inyuma. Ariko mbere natangiye gusubira inyuma ari ugukora mu mpande. Dore rero dusubire hahandi twari turi, uhituza ukazamuka ukajya hano kuri
n'urugero ushaka ko bashyiraho utubuto tubiri, ako gusubira inyuma cyangwa se ako kujya kuri home. Ariko njyewe nkunda tuno tubuto two hasi iyo badukuyeho hagasigaraho gukoresha back yo mu mpande, nka kwa kundi abantu bakoresha iPhone babikoresha biba bimeze. Nibyo nanjye nkunda gusetingamo. Nawe rero nimba ushaka kubishyiramo uzaze hano, reka dusubire hahandi muri setting twari turi, uraza ukahita ujya hano, noneho uzajya ujya hano hambere handitse gesture navigation, uhita uzikuraho. Izajya kunavigatinga nako gusubira inyuma, back yayo ubwo ni gukora mu mpande, kujya kuri home no gukora kuri iki kiboro cyo hasi cyo bashyizeho cy'akarongo, ukajya kuri home n'ibindi. Impamvu ino navigation nayitinzeho ejo muri video y'ejo nayibasobanuriyeho bihagije. Noneho hano kuri home urabona zina application zacu ukuntu ari ntoya, biterwa no kuna amaso yanjye areba. Rero wowe iziri muri telefone yawe nimba ubona ari ntoya ushaka kuzigira nini, cyangwa se zikaba ari nini ushaka kuzigira ntoya, uraza ugakanda kuri hano kuri screen, hano kuri background ugakanda ukagumishaho, warangiza bahita bakuzana icyo bita wallpaper style. Warangiza ukahita ukora hano handitse wallpaper style, bahita bakujyana kuri style za wallpaper, bakabanza bakakwereka ama background ariho y'amafoto washyizeho, cyangwa bakakwereka n'andi ma background color. Wowe tuzuka kora hano icyo bita upgrade. Iyo ugeze hano kuri upgrade rero baguhitishamo, hari 5 times 5 ni kuri ziba zingana, 4 times 4 ni kuri ziba zingana, 4 times 5 ni kuri ziba zingana, 3 times 3 ni kuri ziba zingana, 2 times 2 ni kuri ziba zingana. Wowe bikurikije n'ukuntu amaso yawe areba, nibikuryoheye nibikunogeye cyangwa se n'ibyo ushaka, uragenda uhitamo application zawe niko ziri wite zingana. Nizere ko ino video yagufashije. Nimba wabigerageje bigakunda, ujye muri comment ubimbwire nanjye mbimenye, usharinge no ku nshuti zawe zibashe kumenya bino bintu. Uyu munsi twarebye kuri setting imwe ariyo bita gesture, ejo bidukundiye twareba no ku zindi setting, tukajya nkagenda mwishurira icyo zikora n'umumaro wazo. Nizere ko ino video yagufashije, usharinge no ku nshuti zawe nazo zimenye bino bintu. Thank you so much, kandi subscribe nimba utarayikanda.